kuko aka kanya tuvugana ni umugabo afite ibiro 150, afite imyaka igera muri 40, avuka mu bana batandatu, akaba ari umwana umwe w'imfura. Afite imyaka 40, reka mbisubiremo, avuka ku babyeyi bombi bose baracyariho. Aka kanya turimo gukora iki kiganiro, umubyeyi umwe wa mbere wenda navuga ngo ni mama, afite imyaka 65, ise umubyara afite imyaka 70, n'umwana muto umeze neza cyane, avuka ahangaha Kacyiru. Twegereye kuri bamwe bamuzi, baravuga ati ni umwana wakuze, yakuze nyine akibyarwa yari afite ibiro 20, akibyarwa akiva mu nda ya nyina yari afite ibiro 20. Mu myaka ye igera mu 10, yageze mu myaka ye 10 arimo kuyingayinga ibiro 70. Kandi ngira ngo murabizi ibiro 70 umuntu ubigira aba ari umuntu ufite nk'imyaka igera muri 26, ariko ku buryo wenda buri muntu wese yarimo yahita ashidikanyaho akavuga ati umuntu wagize imyaka 10 afite ibiro 70, akaba akakanya afite ibiro 150, mu biro 150 afite mu myaka 40. Buri muntu wese arimo gutera comment avuga ati se azajya kugeza mu myaka 70 nk'iyese afite, azafite ibiro bingahe? Buri muntu wese nk'uko twakoze isesengura tukareba mu mavu n'amavuko ye, naho yakuriye, naho yize. Murabizi yize ahangahe Gisozi, ariko twegereye na teacher wamwigishije, ari turimo kumubaza nyine ukuntu umwana yitwaye neza. Ni ibintu bitoroshye bina gatoya. Reka tugaruke kuri aka kaguru ke amaje kuzenguruka ibihugu bigera muri 4, arimo gushaka kuko aka kaguru bagashyira ku murongo, kuko ashobora no kugenda urugendo rw'isaha imwe, ariko ntabwo yagenda amasaha 2. Fisi uyu nguyu mureba rero yitwa Mudahirwa Emmanuel. Akazina Fisi ni akazina nyine bamutatire cyangwa bamubatije muri ibi ngibi bya filimi yagiye akina, yagiye yigira no mu bintu by'ubuhanzi. Ubuhanzi yabwinjiyemo mu 2000, ariko mu gihe cyo gukina filimi yatangiye gukina filimi 1998 nibwo yatangiye gukina muri ibyo ngibyo bya filimi. Ariko aka kanya ni umuntu ufite inzu irakabakaba muri miliyoni 35, kuko Imana yamuhaye amahirwe, imuha ibyo twakwita kubana n'abantu, afite amafaranga ye, ni umusore mwiza. Rero reka dutangire tumubaza no mu buzima bwe uko yagenze. Bakunzi bashimirwa TV Imena, mumeze mute? Abari mu byaruguru, Burasirazuba, Uburengerazuba n'Amajyepfo n'Amajyaruguru, kanizere ko maje kunirwa nibwo ntabagezaho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Iyo twabyutse twemera, twavuga twemera, twagenda bukemera, biba ari ibintu byiza kandi biba ari ibintu by'ingenzi. Nk'uko mubizi dukora ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye kuri kamera zacu cyangwa ku majwi n'amashusho. Murimo kubona umugabo mwiza cyane, ameze neza cyane, ku biro bye 805, umusore wihaye, umusore wavutse kuwa mbere, umusore wavukiye mu mata nk'amavuta, afite uruhanga rumeze nk'urwa muntu kuri kw'Imana. Muri ukuntu ameze wasanga ko nta cyaha agira mu isi, ameze neza. By the way, tuguhaye ikazi majwi n'amashusho yacu umusore wacu. Murakoze cyane. Mbere na mbere nishimiye kuba ndi kuri iyi YouTube channel. Nsaba abadukurikiranye ngo mukore subscribe kuri iyi YouTube channel, musharing ibi biganiro, unanakore nyine ibintu byose byabugenewe. Mukore no kukazogera kugira ngo muzajye mubona notification. Hanyuma ndishimye no kuri
niyakiriye nawe uranyakiriye. Ni ibintu byiza cyane. Yego. Gatsibo, Burera, Huye, Ngoma, Nyamata, Kabarore, Karangazi, Matimba, Rwemasha n'ahandi hantu twahuye n'umuntu mwiza cyane, katwongereho umuntu munini cyane atari wowe. Ubu ngubu twaje tugusanga ngaha mu mujyi wa Kigali, harya tutibanze mu magambo, ahangaha ni he turi? Hano bahita Kacyiru. Bahita Kacyiru, munsi ya Perezidanse. Munsi ya Perezidanse. Ahatahaze wamanuka ahangaha ugahita utambika ahangaha. Ngira ngo uko twatangiraga tuyerekaho umugabo ahaturuka iwe, cyangwa ni umusore, ndababeshya? Byose ndibyo, ndi umugabo ndi n'umusore, kuko ntiwaba umusore ntiwaba umugabo utarabanje kuba umusore, ntiwaba n'umusore utarabanje kuba umugabo. Ubwo ngubwo ntabwo wava mu bugaragu ngo ntuhite ujye mu bugabo, cyangwa uracyari ingaragu nkarambira kirambi? Ntabwo ndi umugaragu, ntabwo ndi ingaragu nako. Ntabwo ndi ariya ngo ingaragu ni wa Ingaramakiramba, ntabwo ni Ingaramakiramba igihe. Ingaragu ni wa mwana uba ucyumviriza se na nyina mu gihe barimo kwisayidira, bari muri bwombo. Ntabwo tubizi nyine mu gihe cyo gutera akabariro. Yego. Iyo ni ya ngaragu tuvuga. Gereho sindiyo. Uri umugabo urubatse? Cyane. Abana 5 n'umugore umwe, cyangwa n'abana 2 n'umugore umwe? N'umwana umwe n'umugore umwe. Amazina akaba ari nde? Mudahirwa Emmanuel aka Fils Nyamunini. Mudahirwa. Nanabwira abadukurikiranye kuri YouTube channel yanyu, mbabwira ati mugende mukore subscribe kuri Fils Nyamunini TV. Hanyuma mukore no kukazogera kugira ngo muzajye mubona notification. Hanyuma mumfollowing kuri Instagram ni Fils Nyamunini, TikTok Fils Nyamunini, Facebook Fils Nyamunini. Ibintu byose ni imbere cyane. Ibintu byose ni imbere cyane. Fils kaba yaramamaje, akaba gatambitsemo rwose, ntabwo tujya tumumenyera. Fils, Karamel, njyewe ndi mu bantu babyirutse bagufana, kandi ikindi cya kabiri ndi mu bantu babyirutse ungana gutyo, ku biro byawe byinshi gutyo. Yego. Fils, wisanze gute nyine kugira ngo ungane gutyo? Byaje gute kugira ngo ngane gutya? Rero urumva nanjye navutse ndi mutoya nk'abandi, ariko ngenda nkura, ngenda mba munini gake shiduka nyine mbona nyine ari gutya byagenze. Yego. Fils, ibi ngibi wamenye ubwenge ari gutya wisanze? Yego. Ntabwo byajyaga bigutera ikibazo mu muryango mugari? Ntabwo namenye ubwenge ari gutya nisanze. Urumva ngiye natangiye kubyiba mfite imyaka 14, 15, 16 gutyo. Urumva rero nari nzi ubwenge. Wari uzi ubwenge? Wari ukuze cyane. Nk'ubwo ngubwo wenda mu muryango mugari ntabwo wumvaga biguteye ikibazo? Oya, nta kibazo na kimwe nari mfite rwose. Nk'ubu ngubu tuvugane, ufite imyaka ingahe? Ufite ibiro bingahe? Umuntu uri gucuranga nazi imyiradisho. Nk'ubu ngubu tuvugana, ufite imyaka ingahe? Ufite ibiro bingahe? Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Ubu tuvugana mfite ibiro 150. Ibiro 150? Yego. Harya ikintu mbaje ni igiki? Mvuka mu muryango w'abana 5. Ni ngewe mfura. Yego. Ikintu mbaje ni ikihe? Ntabwo bijya bigutera ikibazo nyine kubungana gutyo? Oya, nta kibazo bintera. Urumva iwacu twe dufite abakobwa 2 n'abahungu 3. Ku myaka yawe? 39 kuri 25 z'ukwa 12 nzaba nujuje imyaka 40. Abakunzi bawe bazakube hafi, bazagukoresheje anniversaire. Cyane rwose. Ngoko rero tuguhaye ikaze mu majwi n'amashusho y'umusore wanyu Pazo. Yes. Byaraganiwe cyane ko buri munyarwanda wese na munyarwandakazi yifuje kuganira nawe cyangwa yumve igitekerezo cyawe cy'ikiganiro tugiye kukubaza. Yego. Niba wowe ufite imyaka 40, uzasaza wenda mu myaka ya 50 ufite ibiro bingahe? Ukurikije nk'uko wahereye kubyibuha ufite imyaka 10 n'ingahe,
ukageza aya masaha. Gusaza bwo ntago nzizasaza mfite imyaka ingahe. Nyagasani ni ugena igihe, urumva? Niyo mpamvu bamwita Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Urumva? Ubwo rero niwe Nyirimpuhwe Nyirimbabazi, niwe uzi igihe twebwe tuzapfira, kuko buri muntu wese uri kuri iyi si amenye neza ko azapfa. Ikindi buri muntu wese uri kuri iyi si amenye ko agomba kujya asenga. Ikindi umuntu wese uri kuri iyi si amenye yuko iyi si ariho hari abandi bayihozeho, hari n'abandi bazapfa hakagira n'abandi bayizaho, nabo bakazapfa hakazagira n'abandi bandi bayizaho. Ni ukuvuga ngo rero kuri iyi si ni urugendo, urugendo rwacu ari nayo mpamvu tugomba kujya gute gusenga Imana ishobora byose. Urakoze cyane Fisi, ko numva ijambo ry'Imana uri kandagiramo neza, ibintu bikagenda neza, umudayimoni Satani agahunga. Ubundi muzima busanzwe usengera hagana he? Yewe nsengera mu Basilamu. Uri mu Isilamu? Yego, ariko nemera na Yesu Kristo nk'umwana w'Imana. Yesu Kristo yamfashije ibintu byinshi, yarantabaye, yambaye hafi. Urabona kano kaguru ngira ngo uri kukabona, nimba utari no kukabona ukazuminge neza. Aka kaguru narakarwaye, nkajya ndarandira, nkirirwa ndira, karimo umuriro. Urumva? Zamura turebe neza ngaho, zamura ku ipantaro turebe neza. Urumva? Karimo umuriro, ntasinzira, kandya. Ariko kubera Imana inyoherereza umuntu uvuye i Cyangugu, araza aransengera. Amaze kunsengera mu izina rya Yesu ndakira. Haleluya. Ubwo rero mu kuba narakize nashimye Imana, kandi mbona yuko Imana inkunda, kubera ko reka mbabwize ukuri buriya ntihazagira umuntu ukubeshya wowe nutikunda ngo nisengere uzamenye ko nta kigenda. Ikindi ikintu cyanshimishije ni uko bya bindi bajya bavuga ngo ntabwo Imana ibaho, ngo ntabwo abantu ngo abarokore ngo ntabwo basenga, ngo nta mwuka uba ubarimo, ngo aba ari ukubeshyabeshya. Ni ukuri abarokore barasenga bya nyabyo, ahubwo ni bamwe na bamwe, harimo ababeshya n'abatabeshya. Hanyuma ikindi kintu, icyizere. Kuvuga ngo nubango ngewe Fisi ngiye kugusengera urwaye, ntiwishyiremo nyine ngo ufate roho yawe n'umutima wawe wose ubyerekeze ku Mana, wizere. Wenda uvuge ngo Fisi ngo afashe urugendo araje kunsengera, ngo afitemo inyungu nyinshi, ngo namara kunsengera ngo ndakore muri bya ni 1/10 cy'amaturo ngo nyimuhe. Hoya, icyo ndi kuvuga ni icyizere. Utizeye yuko Imana iri bugukize, wowe wizere n'uwo muntu nyine ngo urimo kugusengera. Yego, wizere Imana ishobora byose, wizere n'uwo muntu uri kugusengera, ntago wakira. Niyo mpamvu ngiye rero nagize icyizere, ngirira Imana icyizere, ngira Yesu icyizere, kandi ikindi ngirira n'icyizere wari uri kunsengera. Muri ako kanya mpita ngira gute, mpita nkira. Ntabwo ari ukuvuga ngo gukira ngo byamfashe iminsi 2 ngo 3 ngo 5 ngo icyumweru ngo amezi 2. Oya, ni ako kanya nyine byahise bikunda. Icyubahiro cy'Imana kirazamurwa, umuntu anagusengera. Mureke tuzamura amaboko dushimira Imana. Reka dushimira Imana, hari ibyo yakoze. Wowe muntu uri kutureba kuri iki kiganiro, ndagira ngo ujyemo hasi muri comment uvuga ati amina. Amina. Yego. Hari ibitangaza Imana yakoze. Yego. Hari n'ibindi izakomeza gukora. Ibyo Imana idukorera ni byinshi. Buriya hari amamoto tugendaho tukayavaho turi bazima, kandi bagenzi bacu bukabona nyine wenda bamwe bapfuye, abandi byagenze gutya na gutya. Urumva? Uvuga ngo rero tujya dushimira Imana ishobora byose. Nimba ubona mugenzi wawe yagiye ku rugamba, mwajyanye ku rugamba, ukabona uwaguyeyo wowe uratashye, jya uvuga uti ni Imana yabikoze. Imana yabikoze. Yego. Ubwo rero Imana niyo ituba hafi. Bakristo bavandimwe mbabwira ngo musenge kandi cyane, uko
umwami Imana cyangwa se umwami Yesu ari hafi kuza. Umwami Yesu ari hafi kuza. Yes. Imana yagukozeho Mudahirwa Emmanuel, Imana ikabikora, izakora n'abandi. Fisi, utandukanya gute amadini abiri? Wavuze ko uri umuyisilamu kandi wemeza yuko wowe Yesu umwami n'umukiza umwemera kandi unabukunda. Kandi mu byo tuzi akenshi na kenshi abasilamu nyine ntago bakunda kwemera nyine Yesu. Wowe ubitandukanya gute? No kuvuga ngo idini ya Isilamu n'idini y'abarokore byose bihuriza ku Mana. Bihuriza ku Mana imwe ishobora byose. Ariko noneho abarokore bakemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana. N'umwana w'Imana. Abasilamu bakemera Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuha amahoro n'imigisha. Sibyo? Ariko bakemera na Yesu. Ariko uburyo bemera Yesu sibwo buryo abarokore bemera Yesu. Bemera Yesu. Yego. Kuko abasilamu ntibemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Muri ibyo bintu rero byose by'uruvangitiranye, ngewe ndi umuntu kandi nge ndi wa muntu wabonye icyo nagiriwe cyangwa se icyo nakorewe. Urumva? Umwami wancunguye, umwami wankijije, umwami wamfashije muri byose. Nukuri Mudahirwa. Umwami wambaye hafi kuva nyiri umwana kugeza ubu ngubu ndi mukuru. Uko nyiri umwana nahuye n'ibibazo byinshi, mbaye na mukuru mure n'ibibazo byinshi. Umwami wamfashije ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu Kristo ngomba kumushimira kandi nkanamuhamya mu bantu. Ibyo rero byo kuvuga ngo Fisi kuri umusilamu ngo ukabuvuga ngo Yesu ngo nibiki, ngewe ni nge kandi n'igihugu ndimo birabinyemerera. Sibyo? Ntawe uzaza kuntera amabuye ngo nuko ndi kuvuga ijambo ry'Imana kandi ndi umusilamu. Sibyo? Nukuri pe. Yego. Ahubwo rekana nakubwire fi bitewe n'ukuntu numva ijambo ry'Imana, uzihangana ujye ufata na Bibiliya ujye kubwiriza ijambo ry'Imana. Cyane rwose kandi mbikora. Uri n'ubwo urabikora? Ndabikora gakeya kuri TikTok. Kuri TikTok iyo mbonye umwanya mbwira abantu ijambo ry'Imana. Nukuri urabikora pe. Yego. Kubera ko igihe cyose tuzabazwa ibyo twakoze. Kandi ikindi Imana izakubaza ngo ese Fisi ko wamenye Yesu, kuki nta mugenzi wawe wigeze ubwira Yesu? Cyangwa ngo Yesu uwo nguwo wamenye yakubyariye nyine uwuhe musaruro? Yesu yakugira uwuhe musaruro? Yesu ntago yabura umusaruro kugira, kuko Yesu ni umwana w'Imana kandi ukomeye. Kuko ririya zina ubwaryo, izina Yesu, ndakubwiza ukuri, hari igihe nigeze guterwa n'amadayimoni mu nzozi. Amadayimoni araniga, ndavuga ngo auzu billahi minash shaitani rajim. Ndongera ndavuga ngo auzu billahi minash shaitani rajim. Ndongera mbisubiramo bwa gatatu ndavuga ngo auzu billahi minash shaitani rajim. Bivuga ngo iki rero mu Kinyarwanda? Dusobanuri. Bivuga ngo nikinze ku Mana ngo indinde shitani wavumwe. Aho ngaho ni mu Cyarabu, auzu billahi minash shaitani rajim. Sibyo? Bisobanura ngo nikinze ku Mana ngo indinde shitani wavumwe. Ariko icyo gihe nta kintu na kimwe byigeze bigira gute bimarira. Ariko Imana iranyibutsa irambwira ati nukuri ibuka ko hari umuntu witwa Yesu. Yivuge. Yesu ukomeye, Yesu ushobora byose, Yesu ufite imbaraga. Urakumva? Ndakumva pe. Ndavuga ati mu izina rya Yesu. Yesu. Ndakura mu izina rya Yesu. Nukuri. Nyirivuga rimwe ryonyine. Yesu akurekura. Amadayimoni ahita yiruka. Urakumva? Ndakumva nukuri kabyara. Nyibyuka numva amadayimoni yarari kunika papa. Cyanga ni ibyanyabyo. Urumva? Nuko ndasenga, ariko byambaye inshuro 3 ndota izo nzozi. Ngeraho nyine ndasenga, ngo neyegereza Bibiliya ndasenga, bigeraho birashira nyine byambaye inshuro 3 ntabwo byeze byongera kumbaho.
kuva icyo gihe Fisi wari wafata amashengesho ngo ujye imbere y'Imana usenge kw'ibyo ngibyo byari bikubayeho? Yewe ndasenga ariko simfata amasengesho y'iminsi 3 cyangwa 2 ariko ndashaka kuzayafata. Urashaka kuzayafata? Yego. Umudayimoni wari ushatse kukuyenzaho umukandagire umwumvishe ko Yesu aruhura kandi Yesu ari karuhura. Yego. Fisi wabwira ngo iki abantu badasenga? Kuko muri iyi minsi nigeze kumva bavuga ati ngo na myaka 100 ngo nafato nta cyabaye. Abo ngabo nyine ni babasore nyine by'urubyiruko bwacu baba ni twitwa abajama nyine. Wababwira ngo iki nk'aka kanya? Ya nuvuga ngo waba umujama wabiki ubundi ikintu cya mbere kuri iyi si ni uko uba ugomba gusenga Imana ishobora byose. ugasenga mu izina rya Yesu, Imana ikagukiza, ikagukiza indwara urwaye, Imana ikagutabara umudayimoni w'inyatsi. Kuko abasore benshi nk'ubu ngubu akora amafaranga ntamenye aho yaciye, Imana ikakurinda kujya muri ibyo bintu by'ikigare by'abantu bajya kunywa urumogi. Ubwo ndi kubwira abasore, ni abasore Imana ikakurinda abo bakobwa kujya mu bigare by'abakobwa, kujya gusambana n'ibiki. Imana ikakurinda ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero iyo wasenze ugasenga mu izina rya Yesu, ukubaha Imana ukayicengeramo neza, ukubaha Imana ukajya imbere y'Imana ugasenga, umudayimoni ukamusya, umudayimoni ukamukubita, urumva, ukamumotsa. Ni ukuri kw'Imana nta kintu na kimwe cy'igishuko kizigera kigera imbere yawe, habe na kimwe cyane. Fisi ugisenga rwose ukubaha Imana umudayimoni ukamusya, nakaye karirimbo kagufashije mu gihe bari bose bavugaga ati mu izina rya Yesu ibidayimoni bigende? Kuko urumva ntago warya utanywa, ushaka kurya ijambo ry'Imana ukarenzaho kunywa nyine nk'ako karirimbo. Nshaka kugira ngo ukatubwira nyine ibintu bikagenda neza cyane, nk'uko umaje kutugira inama nk'abantu nkatwe nk'urubyiruko. Ngiye nkunda indirimbo ivuga ngo nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana. Haleluya. Imana ni nziza, Imana ni nziza inshuro 1000. Imana ni nziza kandi iyo uri mu mwuka, uri mu mbaraga z'Imana, nta kintu na kimwe cyagukoraho, habe na kimwe cyagukoraho. Reka ubwo rero ndashimira Imana. Turi ku musozo w'ikiganiro, ndagira ikintu nibwirira abantu. Wibuke gusenga aho uri hose, wibuke gusenga. Nushaka usenga rimwe ryonyine ku munsi, ahubwo se barabizi, ariko upfukame wubaha Imana, usenge Imana, Imana izakugirira neza. Erega fi reka nkubwire, ufite aka kanya ufite ibiro 150, udasenga ngo nubaha Imana, ibi biro ntago waba ubifite hatari mu burwayi. Barabizi se? Oya, ni ukuvuga ngo Imana ishobora byose niyo iturinda. Kandi ikindi, buri muntu wese waje ku isi amenye ko afite impamvu ari ku isi. Ntago waje ku isi gusa, buri muntu wese afite misiyo kuri iyi si. Yego, buri muntu wese afite misiyo. Ntago waje ku isi gusa ngo uze kwicara cyangwa kurya no kunywa. Ufite impamvu yakuzanye. Yego rero ikintu nababwira, musenga Imana, hanyuma Imana muyibe hafi. Ntiwivugishe ngo uru rubyiruko ngo cyangwa ngo ibi n'ibi, ibyo birakureba. Senga Imana ishobora byose, wubaha Imana, Imana nawe izagera gute? Izakubaha. Hanyuma ikindi, yego, baravuga ngo nutera intambwe imwe usatira Imana, Imana nayo izatera ibirenge 99 cyane igusanga. Urumva uteye kimwe, Imana iteye ibirenge 99 igusanga. Mw'abakobwa mwe, kandi ngo haranditswe ngo mw'abahungu mwe, mw'abamama mwe, mw'abapapa mwe, buri muntu uwo ari we wese rwose senga Imana ishobora byose. kandi baravuga ati ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ushaka ko ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data
atanciyeho ati kandi mukomanga nzabakingurira. Barabizi se? Yego. Urumva? Hanyuma ikindi yego babwire ikintu nshaka kubibutsa mwabantu babwire pe kandi nyumve neza icyo ngiye kukubwira. Wivuga ngo ejo nzasenga, wivuga ngo ejo ngo nzajya kubwira abantu ijambo ry'Imana, cyangwa ngo ejo umunsi wawe n'uyu munsi uri kureba, urimo kureba kuko igihe Imana yaguteganyirije turakizi ntacyo uzi. Nawe hari ikintu Imana yakugejejeho, hari aho yakuvanye. Ufite imodoka zawe 3 dore n'ubu ngubu uraparitse, ufite igipangu cyawe no kugwa miliyoni 20, ufite abana bawe, ufite umugore wawe mwiza, mbega ibintu byagenze neza. Rero ubwo nta yindi nama atari ugusenga nyine kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Reka nkubwize ukuri, mbwize ukuri, Imana yonyine yo mu ijuru igitubabarira, kuko turabapagani, turababeshyi. Urumva? Imana ishobora byose igitubabarira, irebe mu mitima yacu, idufashe nyine itube hafi. Mbega Yesu yitunganye, ikoremo ibidatunganye, ishyiremo ibitunganye. Yego. Hanyuma rero bantu banjye, bantu bacu, bantu b'Imana, bantu ba Yesu, Nyagasani akomeze kubaba hafi. Ndabakunda cyane. Mbibutsa gukomeza gukora subscribe kuri iyi YouTube channel. Mwibuka no gukora subscribe kuri Fils Nyamunini TV. Hanyuma nanjye ngiye kubakorera YouTube channel y'ijambo ry'Imana. Kandi muri iyi minsi muratangira kuyibona. Haleluya. Yego. Hanyuma tuzajya tubana mu biganiro. Hari n'igihe Fils Nyamunini TV ariyo nahindura ijambo ry'Imana, ibintu bikagenda neza cyane, twigana ijambo ry'Imana, Imana ikatuba hafi natwe tukayiba hafi. Murakoze cyane rero. Nyagasani abaho umugisha, kandi Nyagasani abeze, kandi Imana ibarebe icyoroshye. Bantu bo kuri iyi channel ntugende ntutambuke udakoze subscribe. Ikindi ntugende udasharinze video, comment. Ikindi uyisharinga igere kuri buri muntu wese kugira ngo amenye ijambo ry'Imana. Fils Nyamunini rimuvuyemo, kuko impamvu uvuga gutyo, hari ahantu Imana yagukuye, hari naho yakura abandi nkawe cyane rwose. Fils, tugisoza, yego, dusengera Imana ibintu bigende neza. Ngiye gusengera n'abarwayi, nsengera n'abantu bari muri gereza, usengere n'abapfakazi, nsengere n'imfubyi, nsengere na buri umwe wese wubaha Imana. Uwiteka Nyagasani Imana ishobora byose, twongeye kukuza imbere yawe, ndagusabye ndagutakambiye, fasha imfubyi n'abapfakazi, fasha abakene, fasha abarwayi, fasha abari mu nzu z'imbohe, fasha abarenganure, fasha Nyagasani umuntu uri kwa muganga urwayi uwo ari we wese. Nyagasani fasha uri mu rugo, mu ngo zigiye zitandukanye, uri mu rugo urwayi wabuze amafaranga yo kujya kwivuza nayo kwishyura inzu. Nyagasani ndakwinginze, fasha abana b'imfubyi baraye muri rigore, aribo bandi bakunda kwita ngo ni za mayibobo. Nyagasani ntabwo ari mayibobo, Nyagasani bafasha ubavane mu mihanda. Ndakwinginze Nyagasani, fasha u Rwanda rwacu, urwongerera amahoro, rugira amahoro menshi cyane kurusha ayo rufite. Nyagasani Imana ishobora byose, fasha abayobozi bacu, ubongerera imbaraga, ubafashe kugira ngo bakomeze kuyobora iki gihugu, kigumane umutekano, kigumane n'umutuzo. Hanyuma Nyagasani ndakwinginze, fasha ababyeyi banjye, ubafashe ubongerera imbaraga, ubahe ibyo kurya. Nyagasani ufashe abavandimwe banjye, ufashe n'abandi bavandimwe bari hirya no hino bababaye. Nyagasani ndakwinginze, ndakwiyeretse kugira ngo nanjye ufashe, ungabanyize umubyibuho, umfashe mu byo nkora, ubyagure. Nyagasani umbe hafi, umfashe Nyagasani nzabona iherezo ryiza. Nyagasani umfashe nzabona ijuru. Nyagasani ndakwinginze, umbabarire ibyaha byanjye byose nakoze. Nyagasani n'iriya modoka Imana yahinduka ikaza. Nyagasani ndagusabye ndagutakambiye, buri kimwe cyose
icyitwa ko gihumeka. Nyagasani mu matungo, hari amatungo aba mu mashyamba, amatungo Nyagasani nayo yafashe arwaye uyakize. Nyagasani buri kiremwa cyawe cyose bigusabye nkwizeye Nyagasani Imana ishobora byose. Amen. Amena.